Izina rya Yesu Kristo amuri Imana akomeze kubana namwe muri mwese. Ndifuza ko tuganira ku ijambo ry'Imana, dukomeje mu ijambo rivuga ngo bohokana natwe mu sengesho. Ndifuza ko bohokana natwe mu sengesho kuko ndifuza ko Imana ikugira neza. Mutumwe na Pastor Robert ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana twifashisha muri Yeremiya 29:11. Aravuze ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira, nzabagirira nta mahoro si bibi, kugira ngo mbarememe umutima mu mutima w'ibizaba. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Dusubiremo Yeremiya 29:11. Aravuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, nta mahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona, hanyuma ni Uwiteka avuga. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo tumaze gusoma, ikiganiro kivuga ngo bohokana natwe kandi usengane natwe. Ndifuza ko uyu mwaka uri umwaka w'umugisha, ndifuza ko uyu mwaka uri umwaka w'umunezero ku buzima bwe. Ndashaka ko iby'Imana yakubwiye bisohora mu izina rya Yesu Kristo. Ese wari uzi ko iby'Imana ibwira kugirira ari byiza, ntabwo ari bibi? Bisobanura ngo Satani ujye tuzanira ibintu bibi bitari byiza, bitubabaza, bidutera agahinda, ariko Imana ibyo ibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi mu izina rya Yesu Kristo. Rero ndagira ngo aya masaha wizere aho uri ari hose, dusangire muri iri jambo ko Imana ibashe guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ese inshuti yanjye, ni waba utarakira umwami Yesu n'umukiza ku buzima bwawe, zera aho uri mu izina rya Yesu Kristo mwakire. Byashoboka ko ukunda kumva ijambo ry'Imana ariko nturishyire mu bikorwa, ndetse ukaba wumva umutima kubera ati se wakijwe, ugasanga mu mutima uri muri inange. Ariko ndagira ngo akanya wizere aho uri, zamura ikiganza usengere, vuga ngo mwami Yesu, nyimara kumva ijambo ryawe riratsinze, ndagira ngo aka kanya umbare ibyaha byanjye n'ibisa nabyo. Amazina yanjye yakure mu gitabo cy'abanyabyaha, yashe mu gitabo cy'abana bawe. Uhereye umunsi wa none mbicyare mu gishya. Mana urakoze kwikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndagira ngo sengere umuntu wa kabiri. Navuze ngo ni mu kintu kivuga ngo bohokana natwe kandi usengane natwe. Ndashaka gusengera mu uyu mwaka ukakira ubutsinzi, ukakira ubudanga. Ndagira ngo sengere umuntu wa kabiri. Ijambo ryatubwiye ngo erega ibyo nibwira kubagirira ni byiza. Iyo ndwara ufite si umurage w'Imana, iyo ndwara ufite si Imana yakuremeye. Imana iturema yaturemeye kugira ngo tujye tuhora tuyihimbaza. Niko ijambo ritubwira ngo yaturema mu Befeso, niko ijambo ritubwira Abefeso 10:10. Bavuze ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, kugira ngo tujye duhora tuyigenderamo. Ntabwo Imana yakuremeye kugira ngo wicwe n'indwara. Buriya mu kintu kibaza cyane gituma umuntu atizera, atibyiringiro, harimo n'indwara zimwe zikomeye. Wazengurutse ibihugu byose bakubwira ko iyo ndwara itakira, ndetse uraho wihebye, wabuze amahitamo. Ariko Imana kugira ngo n'Imana ibasha gukiza, reka izera aho uri usengere, rambura ikiganza aho uri, ndetse ngusaba ngo niba uri hafi y'amazi, fata amazi rero ngusengere aho uri, uze kuyanywa aheruka amaraso ya Yesu Kristo. Nawe urwaye indwara yananiranye, humura, Imana irakiza, n'Imana ishoboye. Kuko namaze kumenya ko ari indwara z'imivumo, z'imitongero, za karande, ariko Imana yiteguye kuba yagukiza. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ihambaye, turagushimiye kuri Imana ifite imbaraga, bidashobokera ushobokera Imana. Ndambuye ikiganza ku wari wese wizeye iri jambo urwaye, sohoye uburwayi ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura gukira nabe muzima, kandi Imana tuzavuga neza tugushime. Urakoze Imana kwikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Akira gukira kandi wizere, Imana igiye guhindura amateka, Imana igiye guhindura ubuzima bwawe. Ijambo ryatubwiye ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira. Hari ibyo Imana yakubwiye ariko urabona bidasohora mu izina rya Yesu Kristo. Birashoboka ko wifuza umugabo, birashoboka ko wifuza umugore, hari imyuka yateye irimo irafata abana b'Imana kugira ngo nibazashaka. Satani aza agaciro ko gushaka n'umunezero, gushaka n'ibyishimo, gushaka n'amahoro, gushaka n'umunezero. Imana ibihinduye sitati yawe, ariko ujya gukora ubukwe bugapfa, kundana n'abantu bakananuza ikibatwara. Satani agashaka abantu bashaka. Ndagira ngo nirukane umwuka w'uruzingo ku buzima bwawe. Izera aho uri ngusengera. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ihambaye, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana idenuka. Sengeye yaba umukobwa wifuza gushaka ugeze mu gihe cyo gushaka, sengeye umusore wifuza gushaka kandi ageze mu cyo gushaka. Ndamuzinguza ijambo ryawe, nesheje agaciro imigambi ya Satani. Uyu mwuka udashaka ko yubaka ko nk'abana, turawirukanye ku buzima bwe. Nibubaka ingo z'umugisha, kandi Mwami tuzagushima. Urakoze Mana kubakoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Wakire gukora ubukwe bwiza bw'umugisha, kugira ngo izina rye rishimwe hejuru muri Imana ikugarutse. Ndagira ngo nsengere abantu bubatse ngo ariko ingo zikaba zarabananiye, ingo zikaba ziri imibazo. Wizere kubw'amaraso ya Yesu Kristo, urugo rwiza n'ijuru ritoya. Kubaka urugo rwiza, Satani araza ukabona arashaka kubyica,
ukabona wari witeze amahoro n'urimo kuyabona, wari uzi kuzagira ibyishimo none utuzwa n'amarira, nta gaciro ufite mu rugo rwa mugabo we, nta gaciro ufite mu rugo rwa mama we, ariko wizere n'Imana ibasha kubaka. Satani yiyemeje kuba yasenya ingo anyuze mu bibazo bidafatika kugira ngo ingo zitandukane, abasabe divorce. Nagira ngo usengere Imana twirukane umwuka uri mu rugo rwawe, Imana iguha amahoro, iguha agaciro. Izere wa mudamu we, wa mugabo we, Imana ikugire neza. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ihambaye kandi uri Imana wo kwizera. Senge Mana umudamu wubatse urugo, yarwubatse agira ngo azagira agaciro mu rugo kandi agira amahoro, reka amahoro yo mu rugo rwe ayabone. Umugabo yubatse ashaka kugira ngo nawe azagira agaciro mu rugo rwe abone amahoro, reka Mwami nawe amahoro yabone mu izina rya Yesu. Iyo dayimoni igambiye ko yasenye ngo yirekura urugo rwabo, abatumvikana ntibumvikana, abafite igitanda buri wese igitanda cye, uwo mudayimoni ndawirukanye mu izina rya Yesu. Abatumvikana ngo bashiramwe ndabyirukanye. Mana utaha mu gitondo ndabitesha agaciro, reka Mwami ubwiza bw'Imana buganze ku buzima bwawe. Imana igumugisha kandi wizere, Imana ishize amahoro mu rugo rwawe, ugiye kubona ubutsinzi. Ngiye gusengera mu izina rya Yesu Kristo, ngiye gusengera undi nanone washatse ariko ugasanga ibyo yaragambiye mu rugo rwe sibyo arimo kubona. Birashoboka ko umugabo we n'umusinzi, birashoboka ko umudamu ari umusinzi, ataha mu gitondo ushiramwe ntimwumvikana, abana babura minerivare, murabura arakari bizwa ko umugabo wakora ibyo biragatsindwa n'Uwiteka. Bagira ngo iyo dayimoni idashaka kugira icyo mu rugo rwawe isohokemo, uwo mugabo izo nzoga ziveho, ubusambanya buveho, nawe mudamu we Imana ihora ubuzima bwawe. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Imana yambaye, uri Imana kwizerwa, uri Imana idenuka, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo, reka uwo mudamu Imana akizwe, reka uwo mugabo akizwe, ndatura amahoro mu rugo rwawe, reka bose buzure ubwiza bwo, niba kwakirimo wese umukiza, reka la berefreda agakiza kaganze mu rugo rwabo, bashiramwe kandi buzure ibyishimo biva hera. Ndagushimira Mana kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Izere wa mugabo we, wa mudamu we, umuri umufasha agiye kwimukira, agiye gukizwa bw'amaraso Yesu Kristo. Rero Imana igumugisha kandi Imana ikomeze kubana namwe. Ni Pastor Robert mwari muri kumwe, wakomeza kujya ukurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube, ukandikaho Bizimana Robert, ugakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza dusengane natwe muri iki kijo cyitwa ngo bohokana natwe, kandi usengane natwe. Amore Imana akomeze kubana namwe. Wanatwandikira kuri comment aho ngaho, ushobora kwandika bati Pastor sengera ibingibi turabona turabisengera, waduhamagara kuri izo nimero ziba ziri munsi aho tuba twazanditse, twagusengera kandi Imana yakugirira neza. Ndetse unakire n'igitangazo cyangwa n'ishimwe, watuga ngo Pastor ngo hari ibyo Imana yakoze, ndagushimira muri rya sengesho cyitwa ngo bohokana natwe kandi usengane natwe. Ndabifuriza umugisha, ndabifuriza amahoro, ndabifuriza kurama, ndabifuriza guhirwa aho muri mwese. Murakoze cyane. Pastor Robert, shalom.